Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe, amahoro y'Imana abe kuri mwe. Kuko ubushize twatangiye ikigisho kivuga ibigeragezo ducamo, uyu munsi nongeye kugaruka ku gice cyaho cya kabiri. Twarebeye hamwe ijambo riboneka muri Matayo ibice 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 11. Turahasoma mu izina rya Yesu. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, "Ni uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduka umutsima." Aramusubiza ati, "Handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana." Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, "Niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye." Yesu aramusubiza ati, "Kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe." Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, "Biriya byose ndabiguha nupfuka mukandamya." Yesu aramubwira ati, "Genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, abe ari yo ukorera yonyine." Umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Imana ishimwe cyane. Turaryungamo niriboneka muri Luka ibice 4 umurongo wa 13, avuga ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose, aramureka amutega ikindi gihe. Imana itugire neza. Nkuko maze kubivuga, ubushize twarebeye hamwe impamvu tugeragezwa. Twakuyemo ko burya umuntu atakwerekana kumvira kukuri mu gihe atarabona uburyo bwatuma ahitamo kutubaha. Burya sinigeze menya ko igeragezwa ari ryo ryahinduye amateka y'ikiremwa muntu mu bihe byose. Nuko rero ntidukwiriye guterwa ipfunwe n'ibigeragezo ducamo. Buri tangiriro ry'amateka habaye igeragezwa. Mu murima wa Edeni, Satani yagerageje Eva, naho tumaze gusoma mu itangira ry'amateka y'agakiza ku bisi bose, tubona Satani agerageza Yesu Kristo. Bibiliya iravuga ngo, "Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko benshi baba abanyabyaha, niko no kumvira kumwe kuzatera ko benshi baba abakiranutsi." Ibyo tubisanga mu Baroma ibice 5 umurongo wa 19, ariko ndagushishikariza gusoma igice cyose. Naho muri Yakobo hatubwira ko umuntu niyoshwa gukora ibyaha, ye kuvuga ati, "Imana niyinyoheje," kuko bidashoboka ko Imana yoshwa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire uwibyohesha. Tubisanga mu gice cya 1 umurongo wa 13. Mu by'ukuri Imana igerageza abantu bayo, ariko Satani ni uzana ibibi. Naje kumenya ko nk'uko Satani yoheje ababyeyi bacu ba mbere bagatsindwa, yakomeje kuba igikoresho kigerageza abantu. Si icyo gusa, ahubwo ni umwanzi w'Imana ibihe byose, ugerageza akanarwanya abakurikira Imana bakanayubaha. Satani ni umumarayika wirukanwe mu ijuru, waguye akava mu murongo mwiza w'Imana, ari wo kuyumvira no kuyubaha. Si ugukekeranya ko Satani atariho nk'uko benshi bavuga ko abanyamadini tuba dushaka gutera abantu ubwoba. Si n'ikigereranyo, ahubwo ahora arwana amanywa n'ijoro. Uru rugamba yarubayemo kuva kera cyane. Kugerageza no koshya abantu abifitemo uburambe. Ibigeragezo bye biriho kandi ni iby'ukuri. Aratugerageza kugira ngo atume tubaho uko we ashaka cyangwa uko twe twifuza, aho kubaho mu mugambi no mu bushake bw'Imana. Imana itugire neza cyane. Muri Matayo twasomye ibice 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 11, Satani yagerageje guhata Yesu ngo yime ingoma igihe cye kitaragera, aricyo gihe cyagenwe n'Imana. Amubonye yambaye umubiri, yirengagiza ko Yesu ari we mwami w'ibyaremwe byose. Arabitegeka kandi azabitegeka iteka ryose. Ibaze, iyo Yesu amwumvira nk'uko ababyeyi bacu ba mbere babikoze, gahunda yamuzanye hano ku isi yo gupfira ibyaha byacu no kuduha amahirwe yo kuzabaho iteka ryose twishimye turi kumwe n'Imana Data, yari kuba itakaye. Amahirwe dufite uyu munsi ntayo tuba twaragize,
Imana ishimwe ko Yesu atamwumviye. Natwe nicyo adushakaho. Ntidukwiriye kumvira ibishuko ngo dutsindwe ibigeragezo. Dukwiriye kwereka Satani ko turi abana b'Imana nyakuri. Igihe wumva ko urugamba rushize kera, ibigeragezo bikugeze mu ijosi muri ya mvugo iriho, aho wumva utangiye gutekereza ngo ariko n'abandi ko baciye inzira z'ubusamo babaye, ukumva utangiye inzira yo gutsindwa no kwigwanirira, menya iki kandi utekereze kabiri, usenge. Icyo gihe Satani abagerageza guhagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe, cyangwa ashaka kugukoresha ngo umugambi Imana ifite ku buzima bwa mugenzi wawe uburizwemo. Bamaso, ubuzima ni igeragezwa. Ubuzima bwuzuyemo amahitamo. Hitamo kubaha no guhesha Imana icyubahiro, ntube igikoresho cy'umwanzi. Iri geragezwa ryo mu butayu ryerekanye ko Yesu yari umuntu 100%, kandi ryamuhaye amahirwe yo kongera kwemeza neza umugambi Imana yari ifitiye umurimo we hano ku isi. Kandi igeragezwa rye ritubera ikitegererezo mu gihe natwe tugeragezwa. Dukwiriye gukora nkawe, twerekana ko Imana ari data kandi nta mugambi dufite wo kumwihakana mu buzima, nubwo byagenda bite. Imana idufashe cyane. Igeragezwa rye ryari rikwiriye kuko ryerekanye ko nta cyaha yakoze, kuko yageragejwe aroshywa nk'uko natwe bitugendekera. Ariko ntabwo yigeze yumvira ibyo bishuko, ahubwo yakomeje umugambi we wamuzanye. Nubwo ibyagombaga kumukereza muri urwo rugendo byari byinshi, ariko ntabwo yigeze abiha umwanya mu buzima bwe ngo abyumvire cyangwa ngo akore icyaha. Twirinde gukerezwa n'ibishuko n'ibitugerageza, kuko umugambi w'Imana ku buzima bwacu uruta cyane ibyo ducamo. Gusa biduha umwanya wo gukomera no gushikama mu mahitamo yacu. Isomo ry'uyu munsi rero, nubwo iyo tumaze kugeragezwa usanga twiciragura kwigaya, tukumva ko ahari twagushishana, twibuke ko ikigeragezo, igishuko, kuryoshwa si icyaha ubwabyo, ahubwo dukora icyaha iyo twumviye ibyo bishuko. Iyo dutsinzwe iryo geragezwa tugakora ibyangwa n'Uwiteka, ntitumwumvire, aho niho tuba dukoze icyaha. Niyo mpamvu Yakobo yavuze ati, bene data, mwemera ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wa, mubone gutungana rwose, mushitse mutabuzeho na gato. Imana ishimwe cyane. Arakomeza avuga ati, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Muri uko kwihanganira ibitugerageza, mureke tuzibukire gufasha Satani kugerageza bene data bagenzi bacu, kuko Yesu yavuze muri Luka 14:1 ati, nta cyabuza ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Pawulo we ati, ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. Abakorinto 3:3. Bene data, nk'uko tubivuga kenshi, nta wakwifuza ibigeragezo, ariko ni ngombwa mu rugendo. Ariko twirinde gutiza Satani umurindi, twifatanya nawe kugerageza bene data. Twibuke ko uwo ni umushukanyi kandi ni umurezi wacu, akaba n'uwa bene data. Kandi twibuke ko ikigeragezo, igishuko bwacyo atari icyaha, ahubwo icyaha ni igihe twumviye icyo gishuko tugakora ibyo cyifuza. Kandi kenshi ibigeragezo ni uburyo tuba duhawe bwo guhitamo kubaha Imana no kugendera mu nzira zayo, cyangwa kuyisuzugura no gukora ibyo twishakiye. Guhitamo kumvira ibishuko bya Satani kwa Eva byatumye umuntu wese yitwa umunyabyaha, ariko guhitamo kumvira Imana kwa Yesu Kristo byatumye umwizera wese atsindishirizwa, ahabwa ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Nawe nutsinda uzabaye intwari ikiza benshi, ikabaherekeza muri rugendo rugana aho tudapfa. Imana ishimwe cyane. Ndangirije aha mwene data warunkurikiye. Reka nze nkurarikira ikiganiro cy'ubutaha. Ese niki Yesu yakoresheje ngo atsinde Satani mu butaha? Niki kidasanzwe kiba muri icyo gikoresho yakoresheje? Ndakurarikira gukora subscribe, ukanda like, unasangiza abandi ubutumwa, kugira ngo ubutaha nidushiraho ubundi butumwa uzabimenyeshwe.
Amahoro y'Imana abane namwe. Mbifurije ubuzima bwuzuyemo intsinzi, dore ko kubaha Imana nubwo bisuzugurwa n'abatarabimenya harimo ubutsinzi bw'ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Kadusenge. Data uri mu ijuru, wowe utuba hafi kandi wifuza ko dutsinda mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tugushimiye ko ibi byanditswe byabayeho. Yesu ajya gutangira umurimo we abasha kugeragezwa, yaratsinze. Natwe dufite icyizere yuko tuzatsinda umwanzi ibihe byose azaba twegereye. Kandi ijambo rye ravuga ngo ntiwadusize twenyine, waduhaye Mwuka Wera wo kugira ngo abashe kudufasha muri rugamba no gukomera kugira ngo dutsinde muri iyi si. Urakoze kuri kumwe natwe. Turagushimiye kuko amateka yaranzwe n'igeragezwa, ariko nubwo habanje gutsindwa, nyuma haje ubutsinzi. Kandi icyo twifuzaho natwe ni uko dutsinda kugira ngo tugaragaze ko turi abana bawe. Ndagushimiye. Reka icyubahiro kibi cyawe. Komeza ubane natwe muri ibi byigisho, kandi ubane n'umuntu wese wumvishe iri jambo, akomere, ashikame mu bigerageza arimo. Muhe imbaraga kandi urusheho kubona urukundo rwawe mu byo anyuramo bya buri munsi. Urakoze kugize neza. Icyubahiro ni kibi cyawe. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen.